turabashuje mwese aho muherereye abadukurikirana n'abadukunda kuri Banks Pro and Yvonne. Rero nshuti yanjye murabizi neza ibintu ejo bundi Pamusha yankoze. Murabizi nagiye nakira mu message atandukanye mbambwira ngo Pamusha yagufatishije ngo wowe ntiwamushobora mva maro ndaje ndabikwereka umbwira ko ngiye ntashobora kumushobora kumukorera prank ndaje mbikore unze imishuri ibintu yankoreye. Umva byarambabaje birengwaza umutwe ushakisha ikindi kintu ushobora kumukorera ndakibura. None ubu ngubu ndi hano ndi ni inzira agicamo agiye ku rusengero ngiye kumukorera prank mva ndamwoza uzkoza umuntu ngiye kumena amazi nemeye mfata mu cameraman ndamukodesha mwishuri ibintu yankoreye ari nsiza ari maritegura nta nubwo azi ko nasohotse rero nanjye ngiye kumishura ibintu yankoreye muraje mu birebere sasa mva ngiye uzi kumwoza ndamwuhagira mu yandi magambo ndamukorera gashya umwanya we yafashe mukanya muramubona asuye mu rugo agiye koga yongera ahindura imyenda ngiye kumwishura sawa ndaje mukanya gato ejo yankoreye ibintu bibirambabaza birandya mu mutwe mva ngiye gusara shaka tumukorera prank yambaye yiteguye naturuka hano duhita tumena amazi mwishuri ibintu yankoze mba turamukorera gashya nawe asubire mu rugo agiye kwambara ahindura imyenda mba ndakoresha ijaga nubona aducitse tuyeterura mumeneho niko bimeze arasubira mu rugo koga ndayamumenaho yose Nguri yaraje itegurisha amazi yawe shimi nguri yaraje genda kugikuta shimi genda kugikuta hirye kurya atari bukugora ni usen urarukuntu mpagaze mera riyo ugaragaza anihishe wowe itegurana n'amazi dore nguri yarimo arazamuka nguri yaraje timi muzumingi ndi kumufata gerageza uburyo atari bukubone ndagusaba ntago ari bumbone vonga atakubona subira inyuma vonga atakubona muzumingi vonga atakubona mwana yaguriye prank sha muzi ko atari mwe nyamenaho wowe vanga gusa atakubona shimi bura ntago atubonye shimi oya ntago yatubonye dore nguri yashimi ntago yatubonye ko mbona asubiye yose asubiyeyo uravugisha ukuri asubiyeyo ni sinzi cyangwa yatubonye shimi oya ntago yatubonye urabona yatubonye asa nkaho yibagiwe nk'urufunguzo cyangwa ikindi kintu cyangwa telefone kuko ntago atubonye shimi ibyo bikaba bipfuye koko ntago yatubonye ko ndi kubona do arimo arihuta ni nkaho yibagiwe nk'ikintu agiye gutasubira ku rusengero ashobora kuba yibagiwe ikintu twizera nyizera none se uba haraciye ni hehe shimi hello guys tira muri kumva ko nahumagiye mbonye madame ari ahantu ari kumwe n'umukamerameni kandi umukobwa wo mu rugo yari yambwiye ngo munyangare nahumagiye umukobwa wo mu rugo yari yambwiye ngo mama mugisha ngo azamutse ngo n'amazi hano mu ndobo ngo nashimiye ambwiye gutyo rero ndabikeka ushobora kuba yarameze iminsi ambwira ko agiye kunkora prank
ashobora kuba ari prank ashaka kunkorera, ariko sindi bwemere ko ari buyinkorera, ahubwo ndongera ndayibakorera bombi. Ari amazi bashaka kumenaho naje nyabameneho. Gizimana nari mfite kamera ngira muri kubona agakapu, hari umwana umfashije ni uri kunkamera kugira ngo naje mbereke ibintu bateguye byose, bereke ibintu ngiye kubakorera. Amazi bateguye yose ndayabamenaho, gusa Imana imfashe ntibambone kuko nje nabatanze kubabona. Hanyuma rero n'uburakari yagize bwinshi bwa ya prank namukoreye yo gufuha, bategura rero kumena amazi kiza amasaha aracyari sindakereza ye kuyabamenaho n'indangiza nigendere njewe sindi bukereze munkurikire. Kado wowe gusa umfatire kamera gutyo unkurikirane aho ndi buce hose maze nkwereke. Wowe gusa nakubwira unkurikire hanyuma twereke nani bateguye n'ivyo bakorera. Ahantu bari nahabonye. Murabona kano gakorosi kari hano, bari hano inyuma niho bari n'indobo n'amazi. Hanyuma aho inyuma niho bari, muze mbereke ibyo ngiye kubakorera. Ngira ngo muri kubona hano indobo iri n'ahantu yicaye. Nagiye mfata ari amazi mitenya mumenaho. Ntago ndi kubona cameraman wiwana ariko ashobora kuba ari hari inyuma ategereje ko ngaruka. Nawe ari hari andahita nyamumenaho. Ye kwano nyamene kuri mama mu gishari. Cameraman ngwini. Shimye siko tari kugaruka shimye. Siko haguru oya nago yatubonye umuntu kwa musumi ari kureba epfo. Sasa ngiye guhita mfatara amazi ndirukanka atarahindukira mite nyamumenaho ari kuvugana n'umukameramene sawa nta kibazo wiwe ari imbere yiwe. Ndamubuze neza si ndamubuze kabisa. Mwaneguriye prank sha muzi ko atari mwe nyamenaho. Mwahiteguye sha muzi ko muyamenaho tuzabikwishura muzabinyishura. Birangiye abari bapanze kumena amazi bayamenwe. Prank yanyirapfuye. Mugisha ndagira ngo ntazongera gutekereza prank. Ese mwabipanze ryari? Bakurikire cameraman bakurikire. tuzabikwishura nari Muzabinshura ute nabwo mwamfatisha reka ngo bikunde. angambanye sakantiga Arakugambaniye. Mwana yanjye mva biramfanya birangiye bamfasha y'amazi n'ingiye bayamenyeho, ariko nta kundi n'ubundi ntibirangire aha nanjye nzongera mbere mwishuwe nzabimukora kabisa. Sinzi umuntu wamvuyemo nyine ambwira ko ngiye kubikora none ndebera y'amazi birangiye ari ngiye bayamenyeho, ariko nta kundi. Prank bwaneguriye birangiye ari njuyi bakoreye pole sana. Pole sana muzongere nakubwiye kutamfatisha ngewe rega ntabwo wamfatisha ngo bikunde ntabwo wabinkora ntishobora amazi yagiye mu mutwe yageze no mu mutwe